Abakurikiye Kamukama TV Rwanda nongeye kubasuhuza, nari mbakumbuye kandi ndabizi ko nanjye mwari munkumbuye muri benshi cyane. Nongeye naje mu biganiro byacu dukunda kandi twese twishimira. Uyu munsi inshuti za Kamukama TV Rwanda bakomeje gukurikirana ibiganiro byanjye kandi babyishimira. Turaganira kuki? Tugiye kuganira ku kintu bita ibyishimo. Tugiye kureba ni gute nahora nishimye, ni gute wowe wahora wishimye, ni gute mu muryango wahora wishimye. Tugiye kureba bimwe mu bintu byadufasha kubaho twishimye. Icya mbere, kwishima ni ukubaho unyuzwe, ushima ukiha amahoro, ukanyurwa n'ibyo ufite. Ntabwo hanezerwa ufite byinshi, ntabwo hanezerwa ufite amafaranga menshi, ntabwo hanezerwa ufite inka nyinshi, ntabwo hanezerwa ufite amazu menshi, ahubwo kwishima ni amahitamo y'umuntu. Ni amahitamo y'umuntu. Wa mugani w'ikipe ya Gasogi ngo kwishima niyo ntego. Kwishima ni amahitamo y'umuntu, kandi kwishima ni umuti w'indwara nyinshi cyane. Noneho tugiye kureba bimwe mu bintu umuntu yakora bigera nko ku 10 byagufasha kugira ngo uhore wishimye. Ikintu cya mbere ni ugukora imyitozo ngororangingo, ngororamubiri, sports. Mu by'ukuri abantu ntabwo bajya bamenya agaciro ko gukora siporo. Kenshi umuntu ananirwa kwishima kubera ko umubiri utameze neza. Umubiri urananiwe, umubiri ntabwo umeze neza, ingingo zitandukanye z'umubiri ntabwo zikora neza. Iyo rero umuntu ababara umubiri ntabwo yabasha kwishima, aba yumva atameze neza. Ariko ikora siporo, kandi siporo ntabwo bivuga ko ugiye gukina muri APR, ntabwo bivuga ko ugiye gukina muri Reyo. Ni ugukora siporo, haba yo kwiruka, kugendagenda, gusimbuka umugozi, just walking, kugenda mu muhanda bisanzwe nta kindi urimo, uri muri siporo. Iyo ukoze rero siporo, umubiri urananuka, ukabira ibyuya, umubiri ugahumeka, twa twenge tuba ku mubiri tukazibuka. Iyo uvuye muri dushe rero, uvuye muri siporo, umaze kugira kufata ko kunywa ko kurya, ni ukuri wumva umeze neza cyane. Rero kandi ku myaka yose ufite wabasha gukora imyitozo ngororangingo, wabasha gukora siporo, ikajya igufasha guhora wumva wishimye kandi unyuzwe. Ikindi cya kabiri gifasha umuntu guhora yishimye ni ukuryama bihagije. Kuryama bihagije ariko nanone simvuga guhera mu buriri kuko nabyo byaba ari ikibazo, ariko ni ukuryama amasaha akwiriye, ukumva uruhutse umeze neza, ukumva umubiri wose waruhutse, umutwe waruhutse, ingingo zaruhutse, warangiza ukabyuka ukajya mu kazi gasanzwe kawe. Iyo rero waryamye neza, ukabyuka utababara umutwe, ukabyuka amaso ameze neza, ukabyuka ingingo zose zaruhutse, mu by'ukuri nta mpamvu utakwirirwa wishimye. Hari abantu bibwira ko gukora cyane aribyo bishobora kubafasha, ariko hari igihe ukora cyane ukananiza umubiri, ugatangira ahubwo kwica ibintu kandi uzi ngo uri mu kazi. Ahubwo icyiza wakora, waryama bihagije, ukaruhuka, ukajya mu kazi, ugakora amasaha make meza, kubera ko wayakozemo wishimye, umusaruro wakubera mwiza cyane. Kandi nanone kuri iki kintu cyo kuryama, nagira ngo mbasabe, byaba byiza ufashe gahunda ukamenya amasaha meza ahoraho yo kuryama no kubyuka. Dufate urugero, ushobora kuvuga uti nzajya ndyama saa 3 za nijoro, mbyuke saa 11. Ikaba ari gahunda yawe ihoraho. Saa 3 umubiri ukakubwira ngo ndananiwe, ndashaka kuryama. Saa 11 umubiri ukakubwira ngo ndaruhutse, ndashaka kubyuka nkajya mu kazi. Iyo rero bigize gahunda saa 3, saa 11 bigahoraho, umubiri urabikunda, umubiri urabyishimira, ukabinezererwa, ukanyurwa nabyo, ukajya ubyuka wumva nta mavunane ufite, nabyo kwinanura, ahubwo ukabyuka wumva umeze neza cyane, umeze neza cyane. Ikindi cya kane gifasha umuntu guhora yishimye ni kurya neza. Kurya neza ubwo ni ukurya indyo ikwiriye no mu gihe gikwiriye n'ingano ikwiriye, ariko noneho ukarya wishimye, aribyo washyizeho umutima. Iki kintu hari ukuntu abantu bashobora kucyumva bati kurya no kunezerwa no kwishima biraza guhurira hehe? Ni ukuri kose ndakubwiza ukuri
guhoraho rwose. Iyo umuntu arya akarya ibiryo byiza bijyanye n'igihe abiririye, ndagira ngo utekereze iyo waraye uriye nk'indyo ikunda kukugiraho ingaruka. Dufate urugero, hari abantu batajya bagira amahirwe yo kubasha kurya, dufate nk'urugero nk'ibijumba cyane cyane mu masaha ya nijoro, cyangwa badashobora yenda kunywa igikoma mu masaha ya nijoro ngo barwara ibyo bita ikirungurira. Kuvuga ngo ibyo biryo iyo ubiriye usanzwe uzi ko bikugiriraho ingaruka ku buzima, ukaryama wumva mu nda hatameze neza, icya mbere ni wasinzira. Iyo udasinziriye nturuhuka, iyo utaruhutse urababara, ntabwo wishima. Kuvuga ngo gerageza urye indyo ikwiriye mu gihe gikwiriye, ingano ikwiriye. Kurya ugahaga ntabwo ari kwa kundi uhaga ukumva utabasha no guhumeka, oya, ntabwo ari byo. Ikindi, kurya ugahita uryama si byo, bisaba ko urya ukamara amasaha 2 uruhutse, utararyama, uganira, ureba televiziyo niba muyifite, muganira abo mu muryango. Si ngombwa kuba ufite televiziyo, mwumva akaradiyo se abadakafite baganira, ukarya. Kandi amasaha ya nijoro ukagerageza kurya ibiryo byoroshye, ukarya k'agatoki koroheje, ukirinda kurya kawunga, ukirinda kurya imyumbati, ukirinda kurya bene ibyo bijumba, ibiryo birimo amasukari menshi ukabyirinda, kunywa icyayi kirimo isukari nyinshi ukabyirinda muri iryo joro, ukarya ibiryo byoroshye kandi ukarya ingano ntoya, kandi ukabanza ukanaruhuka. Ariko ikindi, iyo urimo kurya akaba aribyo utekereza. Hari abantu bakora amakosa, bakarya bareba televiziyo, bareba amakuru, inkuru yazamo imushishikaje, akaba ibitekerezo bishyize kuri ya nkuru, kwa kurya akaba bikuyeho umutima, ya nkuru yarangira akongera kunama akarya. Uba urimo kwica gahunda yo kurya. Niba ugiye kurya, biba byiza ko urya aricyo ushyizeho umwete, aricyo utekereza. Bizagufasha kurya neza kugira ngo urungano ngogozi ariyo digestion ikore neza, hanyuma mu nda nibigenda neza uzaryama uruhuke, nuryama ukaruhuka birumvikana uzabyuka umeze neza, umeze neza. Wirinde kurya ibiryo byinshi, ntabwo ariko kumera neza, kandi umenye indyo ukwiriye kurya. Amasaha ya nijoro urya indyo yoroheje, binakunze wajya winywera tworoheje ukiryamira. Kurya nijoro ibiryo byinshi bundi sina ngombwa. Ikindi cyagufasha guhora umwenyura, guhora useka. Iyo ni ingingo ikomeye inshuti zanjye. Abantu bigize abarakare kugira ngo tumutinye agahora ahekenya amenyo, kugira ngo tumutinye agahora azinze umunya. Nge rero nubwo mujya mubona mba nziza umunya, niba ari ugusaza, ariko mu by'ukuri morana ibyishimo, ni ukuri morana ibyishimo, mora nseka. Rero guseka, kumwenyura ntabwo ari ubuzongwe. Ahantu bibwira ko umuntu uhora aseka aba ari ikizonge. Kumwenyura bituma iteka ku maso ugaragara neza, bituma unezerwa, bituma ubwonko buruhuka. Guseka biraryoha. Ibintu byo kubaho wararakaye ngo abantu bagutinye uhekenya amenyo, uzarwara umutwe, urwara igifu, wese ukakare ku maso, mere nk'umukecuru cyangwa umusaza, kandi ukiri umusore mu myaka yawe mikeya usange washaje rwose. Rero ndabinginze, jya useka, jya umwenyura. Hari akaririmbo kajya kavuga ngo ujye useka kuko iyo akureba useka biramubabaza. Ni ukuvuga ngo kwihorera ku mwanzi wawe afite icyo yagukoreye ni ukumwenyura. Iyo amwenyuye arababara. Burya ujya umureba wisekere kuko iyo usetse biramubabaza. Guseka nabwo ubwabyo Kamariza yarabiririmbye, avuga ngo ni bumwe mu buryo bwo kwihorera ku wakubabaje. Kuba kubabaje si ngombwa ngo utukane nawe urwane nawe, nezerwa umwenyure, biramubabaza ariko wowe bikakunezeza ukaruhuka mu bwonko. Duhore twishimye inshuti zanjye, duhore duseka, ibitwenge byacu bihore biri hanze. Ikindi wakora, itoze guhora ushima. Kugira ngo wishime nawe ubwawe banza ushime. Ati se ko more nshima iki? Shima Imana. Jya uhora ushima Imana. Ujye utekereza ku byo yagukoreye.
ujye utekereza ku byo ugukorera, ujye utekereza kubo mungana bapfuye, ujye utekereza kubo mungana batabasha kugenda, batabasha kuvuga, batabasha kwigurira akambaro. Ubyuke mu gitondo uvuga uti Mana ndagushima, ndi muzima, ndagushima, ndi amahoro, ndagushima, ngiye mu kazi, ndagushima, mfite umuryango. Uko ugenda ubwira Imana uyishima, utangira kumva ibyakubabaje bigenda, utangira kunezerwa. Si Imana ushima gusa, jya ushima n'abantu, bagenzi bawe mukorana, abavandimwe, ababyeyi, imiryango. Wongere wishime ubwawe, wirebe uvuga uti ndi mwiza, wirebe uvuga uti niyitaho. Nurangiza ushimire igihugu, uvuga uti ndagushima gihugu cyanjye, dore mfite umutekano, ndi amahoro. Twige gushima. Uko ugenda ushima bigufasha nawe guhora wishimye. Indi ngingo abantu badakunda kwitaho, cyane cyane abirabura twabihariye abazungu, ni guhora wishimira gufasha abandi. Niba hari ikintu gitera umunezero no kwishima, ni ukuba hari uwo washimishije, ni ukuba hari uwo wanejeje. Iyo ubu niyo wigeze kuvuga ngo nimubaze niba abatindi cyangwa abakene bataramesheje umugisha kubera kubafubika. Ni ukuri kose, iyo ukora umurimo wo gufasha abandi, gutabara abandi, kugaburira abandi, kwambika abandi, gusura abandi, kuganiriza abandi, umurimo wo gufasha abandi ni ukuri uranezeza, wagufasha guhora wishimye. Iyo umuntu akubwiye ati ndishimye, nari ngiye kuburara ariko wanabaye, ikiro kimwe cy'ibishyimbo, ikiro kimwe cy'akahunga, amafaranga 500, hari icyo yamarira umuturanyi wawe, amafaranga 1000 hari icyo yamarira umuturanyi wawe, maze nakubwira ko yanezejwe n'icyo wamukoreye, ni ukuri kose nawe uzanezera. Nshuti za Kamukama TV Rwanda, turimo turaganira ku bintu byagufasha guhora wishimye. Ikindi twavuga ni sobanukirwa ibihe bibi wanyuzemo, noneho numara kubimenya urebe uburyo wabisohokamo. Abantu benshi bakunda kubabara bagaheranwa n'agahinda, ariko niba ikintu cyakubabaje gitekerezeho cyane, umenye impamvu kuki byagenze bityo. Niba hari uruhare wabigizemo ihinduke, niba ari nta ruhare wabigizemo uvuga uti Imana hindura. Numara kumenya icyakubabaje, iyo wamaze kukimenya, niba ari ngombwa kurira ukarira, iyo umaze kurira urihanagura, ukongera ukambara izindi mbaraga, ukishima, ukajya mu gihe cyo kwishima, ntugaheranwe n'agahinda. Ikindi cyagufasha kwishima ni ukwirinda guhora wigereranya n'abandi. Nshuti zanjye, ibyo nibyo bigiye kunaniza abantu, nibyo bishoye abantu mu busambanyi. Abakobwa ugahora wigereranya n'abandi, uko bisize, uko bambaye, uko basa, telefoni bafite, bikagutera kwiyanga, bikagutera ubusambanyi bwo kugira ngo abagabo baguhe amafaranga ugire ibyo ukora. Wa musore guhora wigereranya n'abandi basore ubona utazi bakura amafaranga, nawe ukayashakisha mu nzira mbi, bizagutera guhora wiyanze. Nyurwa uko umeze, nyurwa n'ukuntu umeze, wishakamo imbaraga zo gukora byinshi ku giti cyawe utegeranyije n'abandi, ugira ibyo ugeraho. Numara kubigeraho uzagenda ugira ibyishimo. Ariko nukora ikosa ryo kuvuga ngo Kamukama yambaye ishati y'ibihumbi bingahe, ndayakura he, ukirirwa ubabaye, ukirirwa unaniwe, ukirirwa wiyanze, ubuzima buzakubera bubi cyane. Uhorane umwaga, uhorane umubabaro. Twirinde kwigeranya n'abandi, twumve tunyuzwe n'uko tumeze, twishimire uko tumeze, twishimire umuryango dufite, twishimire ababyeyi dufite, twishimire abo tuvukana nabo. Tureke kwihambira ku yindi miryango ngo kugira ngo tugaragare nk'aho dukize cyangwa tumerewe neza. Oya. Ikindi gifasha, gira abantu, gira inshuti. Shaka inshuti, izo nshuti musangire, izo nshuti mugendane. Si ngombwa ngo ugire inshuti zose, ntabwo twabasha gukunda abantu bose. N'ubundi biriya dusaba ngo aho bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. Icyo cyo kubana n'abantu bose amahoro birashoboka, ariko shaka inshuti mwaganira, mwasangira agahinda, mwasangira ibyishimo,
mwajyana hanze mukajya gusangira icyo kurya icyo kunywa, mwagendana mwahumurizanya. Nugira inshuti bizagufasha guhora ufite ibyishimo. Indi ngingo nshuti zanjye, cyane cyane mwebwe urubyiruko, koresha telefoni neza. Gukoresha telefoni neza ni ukuyikoresha mu bikwiriye. Wireba amashusho y'urukozasoni, wireba amashusho y'ubugome, wireba amashusho agutera gutekereza nabi. Igihe nikigera wikoresha telefoni mu ijoro, wikoresha telefoni cyane itagutera kurwara. Twabonye ko n'umubiri iyo unaniwe ugutera umunabi. Niba ugiye kuryama, funga telefoni uyishyire hirya kugira ngo uryame uruhuke. Telefoni nikagutegeke, yitegeke. Telefoni iteye abantu kubabara. Imbuga nkoranyambaga mukoresha, ushyiraho ikintu kitarebwa ukumva ufite agahinda, kumva uranze uriyanze. Oya. Rubyiruko cyane cyane dukoreshe telefoni neza. Dukoreshe telefoni neza, dukore ibikwiriye, tuyikoreshe ibikwiriye nshuti zanjye. Ikindi ku bagabo bafite ingo, bagore cyane cyane, iyi ngingo ni iyanyu. Fata igihe n'umuryango musohoke. Gusohoka ntabwo bisaba amafaranga menshi. Fata umugore n'abana mujye mu karesitora, munywa agacyayi, murya agacapati, murya akarindazi. Ubwo nanze ingero z'ubuzima bwo hasi. Nibidakunda, fata n'umwanya mugendagende muri kaburimbo gusa, we n'umugore n'abana, mugure utubombo, musangire kabombo. Abafite amafaranga mujye ku mucanga, mujye mu mahoteli, murye, munywe, mwifotoze, mwishime. Ni ukuri kose munezerwe. Fata umwanya we n'umuryango mujya hanze y'urugo, mugire uko mureba, mutembere mu ifamu. Abafite amafamu n'inka, fata umugore n'abana mujye mu nka, muragireho nk'amasaha 2. Ubwire umushumba bari mu rugo, mwe mwiragirire, muganire, biraryoha. Ikindi cya nyuma, ita ku mubiri wawe. Umunezero wose ushingiye uko umuntu aba amerewe. Ambara neza, girira umubiri wawe isuku, karaba, oza mu kanwa, iteka uhora ufite isuku. Nurwara wivuze vuba vuba kugira ngo wirinde ko indwara igukomerana. Horana isuku, rya neza, ambara neza, ikunde. Bizagufasha guhora wishimye. Inshuti za Kamukama TV Rwanda, ndabashimiye ko mwakurikiranye ino video. Subscribe, share, comment kuri Kamukama TV Rwanda.